Yes, urabona ko turi mu murenge wa Kigoma, akarere ka Huye, aho twari turi mu gishanga cya Mwogo, aho abaturage bamwe na bamwe twagiye tuganira bagiye batubwira yuko bafite imbogamizi yo guhinga umuceri kubera ko hari ikibazo cyo kudatunganya ikibaya. Ikibaya kikaba gituruka ahantu bita mu Birambo, kimanuka kijya ku iteme rya Mwogo, hano bita Kabakobwa. Ikibaya rero kikaba ari ikibaya kirekire cyane, ubona ko gitunganyije cyabonamo umusaruro ukomeye cyane. Bikaba ngombwa rero yuko bari gusaba ubuvugizi ndetse bari gusaba imbaraga zo hejuru, kuko bo ntako batagize. Urabona ko bagiye bashushanya amaparisera, ariko bamwe na bamwe bagenda bahura n'imbogamizi y'amazi, kubura amazi mu gihe nta mvura ihari. Umuceri ukaba weza umusaruro mukeya kubera ko nta mvura ihagije ndetse n'amazi baba babonye. Ubwo rero bakaba bifuza yuko ba nyakubahwa abayobozi babishinzwe yuko mwabakora ubuvugizi bakaba batunganiriza ikibaya nk'uko kandi tugenda tubibona, ndetse ni mu gihe cy'imvura iguye Mwogo iruzura ikarenga kuri wa muceri, ugasanga rero bimeze nabi, kumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ku bibazo abaturage bibazaga, kandi nsaba n'abayobozi mu murenge wa Kigoma kwegera bano baturage, kuko bano baturage hari abafite ibibazo byinshi cyane bifuza kubabaza. Ntabwo babegera ngo bababwire ibibazo barimo guhura nabyo, ko hari abaturage twaganiriye nabo batubwira ati ngo ejo heza barayibakata, urumva barangiza bakayibura, ntibagaragaritse ko bayibatangiye cyangwa ngo ibe yagize kuri simukadi zayo. Ubwo rero umva nk'abayobozi bireba, umuturage agomba guhora ku isonga, kandi umuturage ni uwo kubahwa ndetse n'uwo kumvwa. Ubwo rero nk'abayobozi nabo urumva ko nimba umuturage avuga ati bankata ejo heza sinyibone, uzi ko ejo heza bayikase, wabibuze na telefone ayibona ko yayitangiwe, cyangwa yajya mu irembo yareba akayibona, ariko urumva ko bafite imbogamizi yuko batabona iyo ejo heza babakata, ndetse bakanajya n'imbogamizi yo umusaruro babakata. Bumva barasarura, bamara gusarura umuceri wabo, barangiza bategeka ibiro bagomba kugemura. Bumva ntibarubaka imbuga, umuceri babahaye, umuceri bejeje uwo mukeya babona nabo bakawugemura aho ngaho, kandi ntibanababwiye n'ikiguzi cyawo, kandi ntibanabwiye n'uko amafaranga agiye akoreshwa. Urumva rero ubuyobozi bw'umurenge wa Kigoma bukwiye kwegera abaturage, bukabasha kuba bwabasobanurira ko urumva ibintu komite ziri gukora ntabwo ari ibintu bimeze neza, biri mu mucyo, bakabasha kubasobanurira ko buri muturage umusobanurira arumva kandi aramenya. Ubwo rero twagerageje kuvugana n'umuyobozi, ariko ntibyabashije gukunda, kubera ko aho twari turi hari imbogamizi y'amakonegisiyo, ariko aho turi bwamuvugishije turaza kubabwira igisubizo. Usibye ko ino nkuru ari ubwa kabiri gitangaje, bwa mbere twari twavuganye n'abayobozi bambwira yuko icyo kibazo batakizi, bagiye kugikurikirana. Sinzi rero niba bakigikurikirana, ubwo baba nko kubibutsa ndetse banashyiramo imbaraga. Ciao ciao.